uravuga ngo icyo nicyo n'icyo, icyo nicyo n'icyo, cyangwa se wowe icyo nicyo n'icyo. hari indirimbo abaririmbyi bajyaga baririmba kera, wasanga namwe mwarazumvise cyangwa mwarazirimbye. harimo igice kimwe cyangwa kugira ngo biye icyo gice ni indirimbo yavugaga ngo Dawidi ajya gutsinda igihanga. Kambaze kandirimbo maze isongere barabaye Dawidi ajya gutsinda igihanga zose zakwirana
ndagira ngo tujye muri iki gice cumi na karindwi mbere y'umurongo wa mbere. Bukeye Abafilisitiya bateranya ingabo zabo kurwana, baziteraniriza isoko y'i Buyuda, bagerereza kuri Efesi-Galimu hagati y'isoko na Azeka. Sawuli na Isirayeli nabo baraterana bagerereza mu kibaya cya Ela, birema inteko kurwana n'Abafilisitiya. Abafilisitiya bahagarara ku musozi wo hakurya, Abisirayeli hagati yabo hari bukeye n'Abafilisitiya havamo intwari yitwa w'ingati cyane bitandatu n'intambwe imwe y'urutoki. Yari yambaye ingofero y'umuringa ku mutwe n'ikote riboheshejwe iminyururu, ari kurebera kwayo kwakozwe n'umuringa 5,000. Ku maguru yari yambaye icyuma gikingira umurundi, kandi arindirije n'agacumu k'umuringa mu bitugu. Uruti rw'icumu rye rwari rumeze nk'igiti kiboheshejwe imyenda, kandi kuremera kwayo kwashyize, kandi kuremera kw'ikigeme cyacyo kwashyize n'ibyuma 500. Kandi uwamutwazaga ingabo yamujyaga imbere, araza ahagarara imbere y'ingabo za Isirayeli ati, tuza kuremera urugamba aho mwabitewe n'iki? Mbese si ndi Umufilisitiya, namwe ntimuri abagaragu ba Sawuli? Ngaho nimuhitemo umugabo amanuke asange, nabasha kurwanya kwandika tuzaba abagaragu banyu, ariko nimuneka akatwica nimwe muzaba abagaragu bacu mudukorere. Umufilisitiya yongera aravuga ati, musuzuguye ingabo za Isirayeli uyu munsi. Baratinya cyane. Kandi Dawidi yari umwana w'umunyefurati w'Iyuda witwaga Yesayi, kandi Yesayi y'abahungu 8 ku ngoma ya Sawuli yari ageze mu zabukuru. Abahungu bakuru 3 ba Yesayi bari baratabajwe na Sawuli. Amazina y'abo bahungu be 3 bari batabaye uw'imfura Eliyabu, uw'ubuheta Abinadabu, uwa gatatu ni Shema. Dawidi yari umuhererezi, kandi bakuru be uko ari 3 bari baratabaye na Sawuli. Ariko Dawidi yajyaga gucuranga kwa Sawuli aragira n'intama za se Beteli. Nuko Umufilisitiya uko bukeye n'uko bwije akabasatira agenda atyo iminsi 40 yigaragaza. Bukeye Sawuli abwira umuhungu we Dawidi ati, gemurira abakuru bawe efa imwe n'ingano zikaranze n'amarobe y'imitsima 10, wihute ubishyire abakuru bawe mu rugerero, kandi ushyire umutware w'igihumbi barimo amasoro 10 y'amavuta y'igishwamwaka, urebe abakuru bawe uko bameze, maze uzazanire amakuru yabo y'imana. Kandi Sawuli n'Abisirayeli bose bari mu kibaya cya Ela barwana n'Abafilisitiya. Umurongo wa 23 akiganira nabo. Muri ako kanya muri Dawidi yaganiraga n'abakuru ndetse n'abandi basirikare bari ku rugerero. Akiganira nabo muri ako kanya, ya ntwari y'Umufilisitiya witwaga Goliyati arasohoka mu ngabo
natsinda turabiga kugira ngo tuzaza ariko nitsinda namubaye nuko abisirayeli bagenda basubira inyuma bagenda basubira kandi barakura nuko nk'uko imirongo yabitubwiye Yesayi wari umusaza ngo abwira Dawidi yari avuye mu ntama aramubwira ati mashaka fata imitsima ufate ingano ufate na za efa ukore ibi ugende wera bakuru bawe kandi uhite ubwira ko bakiriho umwe amakuru y'imvaho arabifata ayitaha aragenda agezeyo nuko amugana n'uko cyangwa kandi gifite imbaraga gitangiye kwiyamira nuko aracyitegereza ubona ngo kiriya kigabo kitigeze gikebwa ngo gisuzugure ingabo za Isirayeli gisuzugure n'Imana yacu igihe yamaze kuvuga ayo magambo bakumve inama na Minadabu na Shema bari bari aho kandi bari bazi urugero rwabo rukomeye kandi bari bari kugira ngo ujumenye urugamba nubwo baravuga bati umvakaza gatangiye kwiyamamaza gatangiye kwiyamamaza niko ntabwo uzuzaniye impamvu ntuzimenyeye none ubutazi ntabandi bazigaragaye surayi nuko bagana kubaza igihugu umwana akavuga aravuga yegeye kw'igitsinda agira n'abariho atangiye kumubwira basuzuma umwanya yavuze sabo yavuze umuntu uzahagarara agatsinda kiriya gihangane kiriya gihanga kigali agagitsinda n'amazamuka ngo bavuga ngo kandi cyaje babiri ngo azamuka no ku misozi y'umugambi Dawidi agakora igitsinda Aminadabu amuteze atufasha intama za so ubwo ni igitsinda umwana igihe yatangiye kujya atangiye kumva muri we afite imbaraga z'umwuka afite gukomera kw'Imana avuga niba ukwiye gusuzugura Imana kandi Imana yacu iragukomera kumera kuri nuko intumwa zimwe zirazigeze kuri Sawuli zituzi ko twabonye umuntu wahagarara kurwana na kiriya gihangane Goliyati wakirwana ninde ni umuhungu ari hariya baramumuzanira kuko se abona ingano abona agasore k'umugenda abona nikamenya y'urugamba abona abantu bagifite amashereka mu matama no mu maso abura ati ntabwo wahangana kiriya gihangane ntabwo bishoboka nuko Dawidi arakumva suzi cyane uzi yuko ndi umushumba ngendera intama mu gasozi ariko iyi ntare y'ububiko ikagira intama zifata byarazubuka nkagenda nkayikagura nkayikura mu menyo nkanayita none kiriya gihangane kiriya kigabo kitigeze gikebwa n'intama zigura n'Imana yacu n'abasaza atubasha niba ushoboye wina wabariye
akabona ibisiga ndetse kandi n'inyamaswa zikarye, maze akaguca akuramo ikigofero. Dawidi nawe yari yamaze gufata muri ya mafarasi agenda mu kagozi, atangira kumubwira ati mbasha unteranye n'icumu n'agacumu n'inkota, ariko njyewe ngiye kumubwira ngo izina ry'Uwiteka nyir'ingabo aravuga. Ngo kagozi uragenda urekura ibuye uragenda ukubita mu gihanga gishikamo Goliyati araza. Hari umwana w'urwaye, hari umwana w'urwaye, hari ikigabo cy'imbuga nk'intare gitakuba gikomera kirakomera igihe icyo ari cyo cyose. Igihe utazagitsinda ku izina ry'Uwiteka nyir'ingabo, icyo ngicyo uzabona gutyo. Niyo mpamvu nababwiye ko tugomba kwiga gukomera kw'Imana. Dawidi arakira ndakubwira ku izina ry'Uwiteka nyir'ingabo, kandi umutima yamuteye yasigaranye mu bunyage. Yaba munini yiteguye kuja gushyira mu katuzi kubera ko Goliyati yari afite isikote ye. Niyo mpamvu Dawidi yakuranyije amabuye atanu. Rimwe ryari no kwica Goliyati, ariko ateganya n'ayandi n'ibara bangwanga ndimugiye gutya shyiramo n'ikindi gipotore n'ikindi gipotore n'ikindi gipotore gutya bikababwira. Bibiliya yavuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Iyo ukomeye kimwe n'akandi kantu kakagwana, n'akandi kantu kakagwana, n'akandi kantu kakagwana, ubona urugendo ukagenda unyura muri Kristo. Nguko gukomera kw'Imana.